Guys, abantu mushaka kubikuza mukoresheje OKX wallet kuri Avive nabwo birakunda nta kibazo. Icyo usabwa no kuvuga ngo ugomba kuba uri kuri wallet apana kuri exchange. Hari abantu mwakoresheje wallet address mukuye muri OKX wallet, ubwo uca kuri wallet apana hano kuri exchange nago hemewe. Turiko turagendana igihe uraba washyize hano kuri wallet rero icyo ukora no kuvuga ngo uraza kuri tuno dutabu twasi urebe kano ka discover. Ndakeka muri kukabona neza cyane aka ka discover, ubundi ugakandeho. No mara kugakanda utegereze biroding. Nibe mara kurodinga bigeze ahangaha si ngombwa ngo urebe muzira ahangaha zose wemerewe gukandaho ukaba wareba, ariko wowe icyo ukora urasacinga nyine nka ahangaha muri kubona aha nicyo baba bahiriyeho. Nawe urafata ka karinki nguko nakabahaye muri group ya WhatsApp or Money Update ugashyiremo turi kumwe, ubundi ubrowsinge nyine usacinge. No kuvuga ngo utegereze bisacinge, nibimara kugera ahangaha baragwireza gukora login nk'ibisanzwe n'ubundi nkuko nahandi hose babisaba. Ubwo ura loginga email yawe ndetse na password. Ubwo reka tubikore naho kugira ngo bigende neza. Nari nibagiye kubibaha muri update natanze, ariko nyine nta kibazo n'ubundi murabibona. Twagiye Gmail ukaraga code vuba kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Murabona ko kaje, tugakopiye ubundi tugaruke tugashyiremo. Ndakeka muri kubibona. Ubundi ukande sign in. Numara gukora sign in urabona ko konti yawe igarutse, urakanda hahandi hano kuri share to withdraw. Aha ndakeka muri kwabona neza cyane. Noneho numara kwakanda kugira ngo ubone uko wemererwa gukora ibindi, wongere wigarukira inyuma. Si ngombwa ngo bisoze byose, uhita wegarukira inyuma ubundi ugahita ukanda connect wallet. Ndakeka muri kwabona ukanda kuri connect wallet ugahitamo OKX wallet nyine nkuko ari huri. Urareba ko yamaze kuba connected kuri Arbitrum 1. Ndakeka muri kubibona neza cyane. Ubwo icyo ukora rero urahita ukanda withdraw. Ubwo icyo ni igihe cyo kugira ngo ubikuze noneho biri seriye. Urareba barakwereka address yawe ndetse banagwereze gukonfirma. Ndakeka muri kubabona, ubundi nkande confirm. Kiremo nza yanjye negereze withdraw. Iki gihe biraza kuza gusaba za Arbitrum nkuko muri kubibona. Murabona ko nanone barongeye barabinyandikiye bavuga bati ugomba kuba ufiteho maximum PV ya Arbitrum. Ndakeka muri kubibona ko naho zirakenerwa. Ubwo nuko nguko bigomba kugenda. Nawe ugomba kuba waguze nibura ututu Arbitrum ukadushyiramo kugira ngo uze gukora withdraw yawe ikunde. Icyo nagomba kukwereka ni inzira ucamo. Ikintu ngombwa nuba wabonye ututu Arbitrum urahita ukanda, ubundi ibintu bihite bigenda neza. Ubwo ku bantu mwibazaga ngo kubera icyo utabitweretse, nizera ko mubonye byo uko bikorwa neza step by step. Ndabashimiye rero, inzira niyo ngiyo nta yindi. Mukomeze rero mubikuze ko yene zanyu. Hasigaye umunsi umwe hatazagira umuntu uvuga ngo ibintu niyabonye uko bikorwa. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza.